muraho mwese bakunze ibiganiro ujya gukira indwara irata murakoze kwa mwadusanze no munsi turi kumwe n'umutumirwa twishimiye cyane natwibwira murakoze ubundi nge nitwa Rwajekare Alexis ukomoka mu karere ka Rubavu indara y'uburengerazuba abandi umunyarwanda rero no musajya twaganira kuri teme twafashe ya mission yitwa ujya gukira indwara arayirata Alexis watubwira icyo iyo proverbe y'abanyarwanda ivuga kuri wowe okay murakoze uyu mugani baca umugani ngo ariyo mu gifaransa ni proverbe ujya gukira indwara arayirata kuko uyu ugiye kwa muganga nduvugisha ukuri indwara urwaye ukayihisha muganga guha umuti cyangwa kuvura akurikije uko umubwiye uko wamusobanuriye ibyo byiza rero ujya gukira indwara arayirata uvuga uko umeze kose kugira ngo babone uko bakuvura biturutse ku byo wivugiye kuri iyo bijyanye n'iyo ndwara kuko uyimuhishe ukajya kwa muganga tuvuge urugero naguha ukavuga ati yenda urwaye mu nda uri gusura buri kanya dusupoze ko ari indwara ariko iyo ugize isoni ukageraho kuvuga ati ndwaye mu nda gusa nduvuge niba birabya mu nda byo gusura biriho umuganga ndazabona uko kuvura kwa gusura kandi utayimubwiye ni nayo mpamvu iyo urwaye tuvuge urwaye mu mutwe uri kukurya ukajyayo ukavuga ati ndwaye umutwe gusa ariko nduvuge uburyo ukurya ibyo bibazo ndumva muganga ndabwo yabirota niyo mpamvu ujya gukira indwara arayirata akayivuga noneho na wa muganga akumva kuko muri consultation muganga bayandika ibyo umurwayi amubwira ariko ibyo utamubwiye ndashobora kubyandika niyo mpamvu ujya gukira indwara arayirata ayivugisha ukuri akayivuga imvo n'imvano yayo okay hanyuma mwatubwiye icyo mukora mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ubundi ngewe ndi umuvuzi gakondo w'umwuga niwo mwuga wanjye ndi umuvuzi gakondo ariko ngoresha imiti iyo nahinze ngewe ndayihingira iyi plante medicinale zijyanye n'igihe zigenda zivamwe imiti itandukanye hirya no hino ku isi ariko nge bikoresha bikiri bibisi bitajyamo zira produit chimique okay kuko izo produit chimique nazo hari icyo zangizaho umubiri wacu gusa bituma ira miti bikika neza ariko hari icyo byangiza nanone ku mubiri wacu mwatubwira iki ku bijyanye n'ubuvuzi bw'ubu muri societe yacu ibijyanye n'ubuvuzi bw'ubu ubundi ni byiza kubikubwiza mukuri ubuvuzi bw'ubu butandukanye n'ubwa kera cyangwa butandukanye n'ubwa kizungu plutôt butandukanye n'ubwa umuco kama niko mu byiti Burundi ubuvuzi bwa kizungu ubundi ubuvuzi bwa kizungu bwatangiriye mbere na mbere kugira ngo bubeho bwatangiye ku buvuzi bwa gihanga ariyo medecine traditionnelle ni nayo yabyaye medecine moderne kubera ko kera habaga indwara z'ibyorezo tuvuge ngo ibi bibaho byose nga yindi za coronavirus urabona ko bayiburiye imiti hirya no hino harabona ingeze kumva bavuga ko inavura na coronavirus nibyo iya Artemisia ubundi impamvu bavuga ko ivura kuri coronavirus uyikoresheje ku buryo bwayo neza wasanga bifitanye isano kubera ko yukoze tizane yandi za Artemisia ni preventif kuri zira maladi panduza zitwera umuriro ngo za malaria zira zo bumva bavuga za yellow fever nizinga zifatwa n'ikibagarira burya ni ubwo bwa za malaria Artemisia rero ishobora kuvura ku bantu no ku matungo kimwe nuko abantu n'amatungo byose mu buzima byose birahumeka bimera ute
n'imiti zivuraho bibavuraho n'amatungo burya yavuraho tuvuge ngira nama twari duretse mu butare turi kwiga ku kibazo cya medecine vétérinaire traditionnelle uko bashobora kuvura amatungo ukoresheje ibyatsi ndibuka hari umumama wahari i Nyamata wigeze kuvura ikibagarira hari haje icyorezo cy'ikibagarira kunga we akabivuza umuti wa gakondo ikibagarira ikagenda niyo mpamvu rero sinzi bagita gute mu Gifaransa ikibagarira ninduza bilariose je pense bilariose noneho iriya ndwara izitera umuriro ikintu cyose kizana gitera umuriro iyi aritemizi iragenda ikavanaho umuriro wose ni nayo mpamvu iriya korona virusi ukoresheje iyi aritemizi ukayikoresha ariko mu buryo bwiza bwayo bijyanye na dosage nike yavanaho uriya muriro ndibaza ko umuriro wavuyeho ugavanga n'iriya miti ziriya plante ziri antituzifu zibuza gukorora zongera kwamerera umubiri wawe ukongera ukagira imbaraga iyo korona virusi yaba igishingiye yitwa iriya zina yaba ariho gute urabona ngo iriya time sivregarisi urayibona time ngiziriye iriya time ubwayo reka ni nabyo byiza kugira ngo tunabe ibiganiro time ni duza ni plante zirwanya kuri ziriya ndwara zifata muri za voie respiratoire ziriya ndwara zifata ubuhumekero noneho icyiza cyayo rero yo inafite n'ubushobozi bwo kongera ziriya globule blanc ikabanduza kuri systeme immunité yongera globule blanc kugira ngo zibe contre kuri za bagiteri cyangwa za virusi zirije kwangiza umuntu cyangwa zangije niba ari n'itungo burya itungo rishobora kuvurwa nk'uko umuntu avura twese ni kimwe urabona ziriya ngo kubura ngo ngwereke ziriya ngo si ubona ziriya ngo ko uburwayi zikunda kurwara nk'inzoka kubera kurya ibintu birimo imyanda n'iki ariko wifashe iranduza black pepper ariyo bita mu giswahili ni pilipili manga ukayivanga mu biryo by'iki poivrier zira mu mashyamba zira poivrier uyishyize mu biryo zirya ntabwo ibyo by'indwara z'inkoko ntabwo bishobora kuba mbese no kubana inzoka zakizwa na poivre yego mwatubwira pa raporo y'amavaccin batera abana bakiri bato kugira ngo bazagwara indwara runaka mwabitubwiraho iki ariko bakingira umuntu bateganya ko bwa bwirinzi bw'umubiri we ukora cyangwa buzakorwa n'ibyo azarya ko atazabubona urabona ngo urugero naguha umuntu uzi neza ko umwana wawe uzabona ibimutunze bihagije by'ibiribwa no kujya kuri buri kumukoresha kumuvagisinisha byo wabyihorera kubera ko urabona ibi biryo turya nibyo birimo ibidutunga ni nabyo bivamo ziriya vagisi bazivana mu bintu tuvuge ng'urugero bira preventif ziriya plante ziri antioxida zibonwa n'abantu bake ku isi iriya antioxida ni izakubuza izatuma urabona ngo izi ndwara ziva ku byo twariye zikagira umuntu akabyibuha umubiri umwe ukaba bloke n'ibinure bikabifunga amaraso ndazashobora kwinjirayo ariko ziriya plante ziragana zigafuna twadutsi twose n'utwo tunyama twadutsi duto niyo mpamvu bayita ko ari antioxida yinjizamo ahantu hose amaraso akagera urabona na biriya birinduza zira bakunda kurwara zira zo bita senerite siko muyita uramutwe uhuru ryana buri gihe hari gutera nk'imisonga bitandukanye na migraine perezida hari migraine na iranduza bajya gusatura bakavanamo turatubure tw'amaraso tuba twifungiye mu mitsi ibyo bituma induza iryana cyane na migraine yo ushobora kuba ahanini yaterwa na mauvaise digestion bira bya spasme zo mu nda zigakoza migraine iyo ni migraine isanzwe ndabwo ari itandukanye yari bita senerite urugero naguha ngiye guhereza urugero hafi surona ngiyi soje urayifotora ujyana n'ifoto yayo iyi soje niyo bita mu gifaransa ni soje officinale ariko izina mpuzamahanga ariryo ry'ikilatini bayita salvia officinalis salvia rero ni ijambo risobanura ni ikilatini bisobanura geritu yego nicyo ira salvia bisobanura geritu gukiza byose none twemera ira mbambo ari geritu mu alimentation iruzayisangamo bayicuruza mu bintu by'amatizane cyangwa kuvanga mu masupu baba bikingira kugira ngo za ndwara zizabazaho zibe zitaza urabona ira plante nduza ira romare ariyo bita Rosmarinus officinalis ira romare ubwayubona muyirya mu biryo ukabona abantu bose bamenyere barishyira mu biryo nugira ngo bihumure gusa niko batekereza ariko ngiye gukoreka icyo romare yakumarira cyiza ari preventif nziza cyane urabona ngo ibiryo turya byagahe ifumbire mvaruganda
cyangwa byaguye ama pesticide bateraho ngo ubusimba buveho niki byose buriya byose ikihingwa kirabikurana cyabikoreshejweho kirabikurana buri bwabyo ni uburozi irangire chimique ni ndizani très toxique nazira za ditane zabatera kubiragira ngo yiramiridiyu izirangwara ibe babura cyangwa ku matomati nabwo bwabyo byinjira mu yabyo mu mbuto zikajyamo twazazirya urabona ngizi nga bagenda bagatera vaccine bari kuzikingira bari kuzitera inshinge z'indwara iyo bagiye kuzibaga mu busheri bakubwira igihe bayibagiye plutôt igihe bayitererwa rushinge ubwo burozi si ukurya nawe ukaburyaho ari amatatunwa urabona bari kuyavangura na zanjinge bateza ibyo byose turarya tugashyira mu biri ariko bikazatugiraho ingaruka ariko iriya rumare irabineutralize kunywa tizane yayo cyangwa gushyira muki gushyira mu nyama cyangwa mu bindi biryo cyane kuyinywa tizane irakufasha cyane ni ibintu ipurifiye amaraso cyane iki What do you see in the vision? We see opportunity. It's what keeps us awake all night long, helping others build their dreams. Success doesn't just happen. It happens by desires, by pushing the envelope, rising above, and knowing that little things make the big deals. The worth of the window, the value of the view. The dollar is what makes us move ahead. It's finding a name, building a brand, creating the buzz, and selling the dream. It's championing the developer, working with articulate, or chasing the deal, and thinking of the team building. It's a day's creative mind, a vision and nights bringing to life, knowing pictures are worth 1,000 words, and at every call is priceless. It's a day's research, trusting your guts and finishing what you started. This is what we all advised. This is what we build on. This is what we're building. We're Sunset Shine, and we're here to change the landscape of creativity. ni ukuvuga ko undi muntu arwaye indwara runaka afite kukwitabaza wamubonera imiti ufite imiti ihagije mu murima wawe ku buryo wamubwirira umuti ku ndwara iyo ari yo yose. Okay, ashobora kuza akambwira ati indwara imeze itya iyo mba mubashyizeho ibyo bita consultation kuganira n'umurwayi kuko njye mbinga imiti myinshi cyane ndagamije ngo ni ngo babandi bajya kurangura imiti ngo kubera indwara runaka zihari nge ndayihinga ndeganya ko nzayivuza abantu bose uko yaza ameze cyangwa se nuje kuyirangura akaba namuranguza agatwara akavuza abantu ngamwandikira ati ivure ku izi ndwara. Ni nayo mpamvu ubona hano dore ngiye kwategura ishuri ryo kwigishirizamwe ibintu n'abanyeshuri bashaka kwiga iyo gakondo wayigisha n'aba bakora biga baba farumasi barangiza muri za kaminuza biga iby'ubuganga ariko ubundi umufarumasi nyakuri abakora buriya mwuga w'ubuganga ariko yaramanje kureba ibyatsi bivamo ya miti azakoresha. Okay, donc mwatubwiraga ko obesite ziri mu ndwara mukunze. Okay, izi z'amaritrite zibyara arthrose byo irabona ira arthrite bano bakunda kubyimba mu mavi bamwe bakabeshya ngo namarozi babaroze ira ndwara ndumva atari n'abarozi no kubabishyira nabo barakire ira ni ndwara ituruka ku mirire ibyo turya niyo mpamvu nakubwiye ati umuntu yicukurura imva akoresheje amenyo ye. Donc rome cresa tomba avec seda kubera ko ibi turya nibyo bitugiraho ingaruka kubera ko urabona ngo urugero naguha ibyose turya biriho ifumbire uzumva ko okay ifumbire ni nziza mva ruganda kugira ngo bitanga umusaruro mwinshi ariko umusaruro mwinshi uzabonderamo ingorane kubera ko iturya ubwo burozi bwagiye muri izo produits chimiques zimva ruganda gira ama pesticide batera kugira ngo birabyere ugira ikibazo byere kubabuka byayo babira ndwara milidi ariko byose iyo biteye ku mbuto kabanzima bihita byinjira mu cyagihingwa
bikazagira ingaruka ku bantu bariye cya gihingwa. Ubwo rero niyo mpamvu ubona kubigira ari byinshi cyane, tukabona imyaka myinshi, ariko nawe ukamenya uburyo uzakuramo bwa burozi buri mu cya gihingwa. Ikindi urabona ni ngurugero ibyerekeye n'ibi byo kurya, nta nibyo ndibandaho cyane, kuko ndi warwara cyangwa uterwa uburozi n'icyo utariye. Dushobora guterwa indwara n'ikintu utakitabugiye mu kanwa. Urabona ngubu izi ndwara zindi ziriho zihanze, nk'izi maladi veneriyene zibaho, ziriya z'ama epidemi bibaho kubera urabona nk'abandi baba mu mugi resitade, urabona si bariho mu migi. Ubundi kubaho kwabo bameze nk'abandi nk'ibintu biri pike biba hamwe. Iyi siporo bashyiriho ni nziza, ariko none udashoboye gukora siporo hari ziriya plante zo kunanura imitsi yawe kugira ngo imitsi ishobora gufunkishona neza. Hariho tuvuge ibyo biri hasi ni creso de fontaine, plutôt creso arenoise ziba ku misozi, zirimo yanduza ya yode nakubwiraga ejo, yode irwanya kuri ziriya za hyperthyroid. Ira creso ni plante ipifia cyane. Urabona ngo byo kurwara umutima tuvuga, amaraso anuka bagiye ari ibice noneho bikaba palpitation bitewe nuko amaraso agenda ibice tugira mu cya cyumba cyakira kirugira ngo cyohereze, kikabura icyo cyakira kikabura nicyo cyohereza, nubwo umutima ukubita cyane buriye. Nibyo byose rero urabibona biriho, ariko bibaho tu. Merci cyane ko mwadufashije kumenya ubwo bumenyi bwose, kandi ndibaza ko hari abana benshi nabo bari intéressé no kumenya ubwo bumenyi bwanyu. None mwamufite menu ijyanye n'ibyo mwigisha, mwabapropose iki abantu barabaziga? Ni byiza kumbaza icyo kibazo, ni na cyiza cyane kuko muri gahunda ndabifite cyane, ndi kuyitegura. Anabyo bano ndi gutegura na jardin, izaba ari jardin demonstration iteye n'ahantu heza, ariko ibindi mirima myinshi y'ibyatsi y'ibimera nyifite mu misozi. Niyo mpamvu navuze ndi mweno minsi ndi gutegwanya urugero ngaba bari gukora recherche ku bimera bo muri Nirida, bakunze kuza mu misozi tukirirwana. Abari kurangiza za kaminuza muri faculty ya medicine birabya nabo baraza, bamwe tukakorana ibiganiro ngabunganira ku byo bari guhuguraho gutya. Ziritunga zira maladi diarrheique, none ko imbiswi n'ubwo igenda icika, kabira ati dore icyatsi kivura imbiswi ngiki, none ngabira nibikigize nyakuri. Ari nayo mbamo ndi gushaka gushyiraho ishuri ryo kugira ngo abakeneye kubyiga babyige, babona aho babyigira, none mbahugure ku byo bimera byose, kuko iyo umuntu ari wazi ibintu byinshi ndabishyira ku bandi, iyo apfuye ababijyanye ntacyo bimumarije. Ubwo rero iramena ngiye izajyaho, hari abazahugurwa biterwa n'amashuri bafite cyangwa n'ibyo bazabashaka kwihuguraho, ariko ku bwanjye ari amahugurwa azajya amara amezi 6. Amezi 6 kuko igice kimwe tuziga teori, noneho niturangiza teori twandika n'ibyo tuganiraho byose buri giti ku kindi, noneho tugire igice cyo kongera kujya kubyiga babisubiremo neza babimenye. Noneho pratique tuzayipratika, ari naho bazaba bari kubaza n'igiti kimwe batazi ko bakiza ariko batamenya figire yacyo. Noneho nge nzakora kuri tere, tugenda turi gukora ingendo shuri dutembera aho byo twize bitari muri jardin ngo tuvuge ngo misozi. Urabona ngo imibirizi hano yiraro bitanu za Veneronia amygdalina, ntabwo niro mbitera uko birahari byinshi cyane. Nge ndebe ibiti biriho bibura, tuvuge ngo imiziba miziba zibihari yose ni ibiti, ariko ndibiboneka. Abone nge nagende ndi gushaka ibintu bigenda bicikana ibyo ndi gushyira hamwe. Yego ngiza Crocena anisata, byo bita mu Kirundi ni babyita ngo iki umutana, mu Kinyarwanda babyita indanwa. Bira biti nabyo bigenda bicika ko byameraga ahantu h'imihanda, iruhande rw'imihanda ya kera, ariko kubera iterambere ry'imihanda barugenda bayongera bayigira minini, byabihuru by'imbande birwenda bivaho. Ibi biti niho byakundaga kuba kera. None muri ubwo buryo ndugira ngo bitazazimira, nibyo ndi kwiyokitaho gutera, bizavura na kera basokuruza barabivuzaga indwara zikomeye cyane. Noneho rero byavuraga ibiki? Iyo Crocena anisata ni byose n'imikeri za ronse zubona zose bira byose byubona mu misozi. Burya buri giti gifite icyo cyavuraga, biterwa n'abakivuzaga baribo, kuko bakitaga amazina atandukanye bitewe n'uturere. Urabona ngo igiti nakubwiye ko hari igiti cyitwa umugosora,
okay no mu Bugoyi niko tukita ariko ugeze muri za Kayonza iyo za Kibungo za kera bakita Mufunyabibi cyangwa si bakita rindi zina hari nandi bakita ko ari umuzanganura biterwa na gace icyo n'imvugo y'icyo giti bakita niyo mbamo niyo kwipa ku mano scientifique kugira ngo aho nzagera niba vuga igiswahili niba vuga icyongereza niba vuga iki tuzamenya mbabwire ku icyo giti ku isi hose bunizera no scientifique zikoreshwa ku rwego rw'isi ni nayo mbamo twagombye kubyiga ku au niveau mondial atukanda nishimira ngene uzi amazina y'igiti mu Kinyarwanda mu Kirundi mu Kilatino mu Gifaransa bati n'ubumenyi abantu benshi badakoresha iyo njaka ro kubimenya niba uvuze ati iyo Artemisia bavuga kwivura n'urugero niba bayita Artemisia ni no scientifique bijya niyo bita Artemisia annua ubundi mu Gifaransa bayita Armoise annuelle gukwera mu Kinyarwanda ndakinyarwanda turagira gukwera Artemisia ari Artemisia afra niyo bita Armoise afrique mbambo ari different bitandukanye ira afra ihorisi bukayo yukase ni nduza ni plante vivace ndabwo ari annuelle nonse bivura kimwe exactement iyi neza cyane donc abantu bakubona hehe n'abo banyeshuri cyangwa n'abo barwayi bashaka kuvugana bo icyambere kumbona neza nge naguha nimero za telefone ukurya niwo adresse bangutse murakoze cyane kuba mwaduhaye uyu mwanya wanyu murakoze ni karibu rwose turi kumwe tuzakomezanya tujye duhurana ku bibazo n'abaturage bose babyumve kimwe n'amahanga yajya bifataho tukumvikana tugahuza medicine Africa tukava mu bukoroni bw'abazungu no tugatwivura ubwacu dukoresheje ngabirabura murakoze cyane yego bye tubasubire